Imana iguhuze n'umuntu ufite umumaro ubuzima bwawe mu mwaka 2025 mu izina rya Yesu. Ahari hose Imana yubaka iyo connection. Imana izi kubaka connection. Imana yahuje Lusi na Bowazi bataziranye. Imana yahuje Eliya na Elisa. Imana yahuje Mose na Yoshua. Imana yahuje Petero na Kristo. Imana ya Isiraheli iguhuze n'umuntu ufite umumaro ubuzima bwawe. Iguhuze n'umuntu ushobora guhura nongere kwicwa n'inzara. Iguhuze n'umuntu ushobora guhura nongere kwimbata y'abantu. Iguhuze n'umuntu ushobora guhura nongere kuba umushomeri. Iguhuze n'umuntu ushobora guhura nongere kuba umusiribateri. Iguhuze n'umuntu ushobora guhura nongere kuba umukene. Imana iguhuze n'umuntu ufite akamaro ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Mana ikomeye kandi kiranuka, ndagusaba mu mbaraga zidasanzwe zo gusenga, ndambuye ibiganza nsengera umudamu uri bunyumve, umugabo uri bwumvira ijambo, umusore uri bwumvira ijambo, umukobwa uri bwumvira ijambo, ngo umusuke hamavuta. Haleluya! Umusuke hamavuta, umusuke hamavuta, umusuke connection kumuhuza n'umuntu ufite umumaro ubuzima bwe mu isi y'umwuka no mu isi y'umubiri. Umuntu ushobora guhura nawe ubuzima bugahinduka nk'uko Bowazi yahuye na Lusi. Ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muhawe ikaze kuri Gute channel YouTube yavuga butumwa. Imana ihamagaye kuvugana n'imitima y'abantu, kuganiriza ubwoko bwayo, ijambo ry'ubuzima, ijambo ry'ubugingo, ijambo rihembura. Bene data rero turabasaba kudukurikira, gukomeza kumva ijambo, kumva ubuhanuzi, kumva isengesho, buri kimwe cyose umwuka azajya duha kuri Icyo ujye ubaho 24 amasaha 28 tuzajya tubana mu izina rya Yesu. So rero mbahaye ikaze mwese, abari hafi n'abari kure mwese muhawe ikaze mu izina rya Yesu. Tugiye gutangira uyu munsi dutangirira ku cy'umwuka yashyize ku mutima amagurutsa gutangira Icyo kuvugana n'abantu, ariko n'ubuhanuzi Imana yamaye bw'uyu mwaka cyane cyane nibwo bumagurukije, kandi nzi neza ko Imana izakomeza kugenda ivugana natwe intambwe ku ntambwe mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga rero hanyuma dutangire. Mwami wacu Yesu Kristo, tugwaye icyubahiro mu izina ryawe rikomeye, ushimwe kandi uhimbazwe, ushyirwe hejuru kurubera. Icyubahiro kibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose. Nongeye kukwinginga ngo umwuka wawe n'imbabazi n'ubuntu bwawe bikomeze kubana natwe n'abakurikira ijambo n'ubuhanuzi, ukomeze kuganira n'imitima yabo mu izina rya Yesu. Ndakwinginze rero ngo ugire neza muri byose, kuko uri Imana ishobora byose. Amen. Tugiye kuganira ku magambo y'ubuhanuzi nahoze mbabwira Imana yamaye, ari mu bintu bine. Turaza kuyakoresha mu bice bine, ariko izo patenye zose z'ubwo buhanuzi buzaca kuri iyi channel Gute, nkuko nahoze mbabwira. Kudukurikirana kwawe rero ni ingenzi, kandi nawe ubwawe bizakwagura mu izina rya Yesu. Uko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo, ukaza mu bwoko utaruzi, Uwiteka kwiture ibyo Uwiteka akwiture ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itangaje n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli, wahungiye munsi y'amababa yayo. Amen. Tugiye ganira imirongo uko tuyisomye kuva ku murongo wa 8 munsi bice bibiri, kuva ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 12. Turaza kuganiraho ibintu bine umwuka yamishuriye uyu mwaka tugomba gusengeramo bigahindura ubuzima bwacu, kandi nzi neza ko igihe cyose turi bukurikira ijambo ry'Imana tukarisengeramo tukaryizereramo hari icyo umwuka ari bukore. Iyo dusomye amakuru ya Lusi na Bowazi ntago bari baziranye. Lusi yari Mowabukazi, Bowazi yari Umwisiraheli.
Lusi yari yarongowe n'abahungu ba Naume na Elimeleki umugabo bapfa batabasigiye abuzukuru cyangwa badasize abana. Buke habaye iki bamaze gupfa rero. Bamaze gupfa Lusi yagumye ari umupfakazi unapfushije abana, yari umugore ufite agahinda n'umubabaro mwinshi. Buke aza kumenya ko Imana yagendera igihugu cyobo cya Isiraheli ikagiha umugisha kikabona ibiryo ku nzara. Ategura gutaha ngo asubire iwabo muri bene wabo nk'umupfakazi ajye mu muryango w'iwabo. Bibiliya ivuga ngo Lusi arimo ataha yaganirije abakazana be. Aravuga ngo bakazana banjye, igihe kirageze ko nsubira iwacu kuko namenye ko Imana yibutse iwacu bakagusha imvura. Igihe kirageze ko nsubira iwacu no muri bene wacu. Abakazana ngo babwira nyirabukwe ngo mama turajyana. Lusi arabinginga, Naume arabinginga abaha impamvu. Aravuga ngo niki gituma musiga umuryango wanyu, niki gituma musiga igihugu cyanyu, niki gituma mudasubira iwanyu mugashaka abandi bagabo ko mukiri bato, kandi jye ko nta muhungu mfite ngo azabacyura, nta nubwo navuga ngo nzabyara ko ndashaje. Lusi avuze, Naume avuze impamvu ze, Orupa umukazana mukuru arabyumva, abyumvishije ngo asoma nyirabukwe asubirayo. Ngo ariko Bible ivuga neza ngo Lusi we amubaho akaramata, yanga kumusiga barajyana. Bageze mu gihugu cy'Isiraheli rero basanga ni igihe cy'isarura, byari bigeze mu isarura. Ariko mwibuke bo ntabwo bari barabibye, ntabwo bari barahinze imirima y'iwabo, basubiye mu itongo. Bahageze bashonje, Lusi abwira Naume ati nijye muto, reka njye gushaka icyo turya. Nta kundi Lusi azi gushaka ibyo kurya ko ari ukujya guhumba mu mirima y'ingano. Lusi abwira nyirabukwe ngo reka ngende umurima ndi bugiremo umugisha, Uwiteka nanjye imbere aho niho ndi buhumbe. Ngo ageze mu murima Imana iramuyobora imugeza muri wa Bowazi, ariho twari tugezeho twavugaga. Ndashaka kuvuga iki mu ijambo rero. Ndashaka kuvuga ngo ikintu cyabaye ahangaha gikomeye ni uko Imana yafashe ubuzima bw'umugore Lusi ubabaye na Naume ikabuhuza n'umuntu ubifitiye umumaro. Icya mbere ndashaka kuvuga ngo uyu mwaka dukwiriye gusenga cyane, Imana ikaduhuza n'abantu bafitiye umumaro ubuzima bwacu. Biragatsindwa kugendana n'umuntu udafite icyo yungura ubuzima bwawe. Nimba hari igihombo kibaho, nimba hari igihombo duhura nacyo, ni ugushyira abantu mu buzima bwacu ariko nta kintu babumariye. Iyo ushyize mu buzima bwawe umuntu udafite icyo abumarira, umuntu udafite icyo abwungura, uba urimo guhomba kuruta. Yaba ari inshuti, yaba ari uwo mukorana, yaba ari uwo mubana, yaba umuntu wese washyira mu buzima bwawe ntacyo abwunguraho, nicyo gihombo cya mbere. Tugomba kwitonda rero uyu mwaka, tugomba gusenga uyu mwaka, tugomba kubaza Imana tukayibwira ikaduhuza n'abantu tugiraho umumaro, kuko iki ngiki baragisengera. Reka wumve ku murongo, wumve ibice bibiri ahangaha ku murongo wa kabiri ukuntu havuga. Wumve isengesho rugufi Lusi yasenze. Haravuga ngo Lusi umumowabukazi abwira Naume ati reka njye mu murima mumbe imyaka, nkurikiye uwo ndi bugirireho umugisha, nkurikiye uwo ndi bugirireho umugisha. Iri ni isengesho rikomeye. Lusi ntabwo yari azi umuntu n'umwe mu gihugu cya Isiraheli, ariko arimo abwira nyirabukwe, yasenze isengesho, yavuze ngo reka njye mu murima njye guhumba, nkurikira uwo ndi bugirireho umugisha. Yesu ashimwe cyane. Biragatsindwa gukurikira umuntu utari bugireho umugisha, nicyo gihombo kibaho. Mwamarana imyaka 10, mwamarana imyaka 2, mwamarana amezi 3, umuntu utari bugireho umugisha, kubana nawe no kugenda nawe ni igihombo. Tugomba gusenga Imana uyu mwaka ikaduhuza n'abantu turi bugireho umugisha, ikaduhuza n'abantu bashobora kugera mu buzima bwacu bukabona impinduka, ikaduhuza n'abantu dushaka kujya mu buzima bwacu tukagira icyo tubakuraho kitugana. Iyo ushaka kumenya neza, kugira ngo umve neza iri jambo ry'Imana, buriya reka nkubwize ukuri, iyo ugendana n'umuntu ugomba kuba uzi neza icyo uri bumukureho. Reka dusome Abami ba kabiri ibice 2 umurongo wa 15. Abami ba kabiri ibice 2 umurongo wa 15. Wumve umumaro
wo kugendana n'umuntu, ko atari ikintu cyoroshye kugendana n'umuntu, ari ikintu cy'agaciro. Abami ba kabiri ibice 2:15 havuga ngo maze abo bana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye, babonye baravuga bati umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Nuko baza kumusanganira, bamugezeho bamwikubita imbere. So bahanga ndashaka kuvuga iki kuri uyu murongo? Impamvu usomye umurongo, urumva Elisa yari umuhinzi, yikoreraga business y'ubuhinzi, yari umugabo w'umuhinzi, ariko Eliya amaze kumufata batangiye kugendana, ubuzima bwa Elisa bwarahindutse. Ariko nta kindi kintu cyahinduye ubuzima bwa Elisa. Ubuzima bwa Elisa bwahinduwe nuko bwagendanye n'umuntu bukuriye kugendana nawe, bwabanye n'umuntu bukuriye kubana nawe, bwaganiriye n'umuntu bukuriye kuganira nawe. Kugendana kwa Elisa na Eliya byahinduye Elisa. Ngo abana b'abahanuzi ngo babonye Elisa agarutse atandukanye na Eliya, ngo bavuga ngo umwuka wa Eliya wimukiye muri Elisa. So bivuze ikibyo, bivuze ngo umuntu mugendana ashobora kukuganza, ashobora kuguhindura, ashobora kuguhesha umugisha, ashobora kuguteza imbere, ushobora kumwungukiraho. Bivuze tugomba kusenga Imana nka Lucy, tukayibaza, ese Mana ninde nzagiraho umugisha? Ese umuntu uzagira umara ubuzima bwanjye ari muhe mujyi, ari mu kihe gice, ari muhe musozi, ari mu kihe gihugu? Imana yo nk'Imana izi guhuza abantu, izi umuntu uzagira umugisha ahantu ari, nawe iza ahantu uri. Icyo Imana ikeneye ni kimwe, nuko ufata ibihe byo kujya ubaza Imana umuntu undi bugireho umugisha. Lucy ntabwo arazi Bowazi, na Bowazi ntabwo arazi Lucy, ariko kuko Lucy yasenze isengesho avuga ngo uwo ndi bugireho umugisha niwe ndi buhumbireho. Ntabwo Eliya yaraziranye na Elisa, haleluya, ariko Imana yo niyo yafashe Elisa imuhuza na Eliya. So nawe rero ukwiriye gusenga Imana uyu mwaka. Imana arambwiye ngo hari abantu ishaka guhuza n'abantu bafite icyo bashobora kumarira ubuzima bwabo. Rero umuntu ashobora kwagura mu mwuka, umuntu ashobora kwagura mu isi y'umubiri, umuntu ashobora kwagura mu mibereho isanzwe, umuntu ashobora kukugirira neza. Birakwiriye rero ko Imana iduza n'abantu twagiraho umumaro. Reka mvuge ibintu nka bine tujya twungukira mu kubana n'abantu dushobora kugiraho umugisha, cyangwa abantu bashobora kwagura ubuzima bwacu. Reka mvuge ibintu nka bine dushobora guhura nabyo bikatugira umugisha. Icya mbere, umuntu uzagiraho umugisha iyo muhuye ntabwo ushobora gusonza, ntabwo ushobora kwicwa n'inzara. Ntabwo Imana ishobora kuguhuza n'umuntu w'umugisha wawe, cyangwa n'inzira y'umugisha wawe, cyangwa n'irembo ry'umugisha wawe ngo ukomeze usonze, ukomeze wicwe n'inzara. Iyo Imana iguhuje n'umuntu uzagiraho umugisha, icya mbere inzara irashira. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nta muntu ujya uhura n'umuntu azagiraho umugisha ngo akomeze yicwe n'inzara. Iyo uhuye n'umuntu uzagiraho umugisha, icya mbere akumara inzara. Tubisanga mu bami ba mbere ibice 17 guhera ku murongo wa 13 kugeza ku 16. Iyi nkuru ivuga ku makuru y'umuntu witwa Eliya. Eliya igihe yarari igihe cy'inzara, izuba ryagomba kumara imyaka 3 n'igice, ngo amazi arakama. Ngo amazi amaze gukama, Imana yimura Elisa imujyana ku mupfakazi w'Isorofati. Uyu mupfakazi rero yaratangaje cyane. Uyu mupfakazi Bible imuvuga, ivuga ngo yari afite urushyi rw'ifu, yari afite n'igitonyanga cy'amavuta mu merezo. Ngo yari agiye ku gasozi, ngo agiye gutashya inkwi, ngo kugira ngo arye akagatsima, namara kukarya we n'umwana we bipfire. Kubera iki bari gupfa? Nuko nta musozi wari ukiriho ibyo kurya. Bible ivuga ko n'abami no mu ngo z'abami bari basigaye barabuze ibyo barya, n'abakomeye bari barabuze ibiryo, masitoke ibiryo byarashize. Uyu mugore birya sitotse n'umwana we byari byarangiye, ariko Imana imuhuza na Eliya. Eliya amubwira ati genda umvugire agatsima unzanire. Umugore amubwira ngo murahiye ukuri ko nta kintu kiri mu rugo. Amubwira ati harimo agafuka. Amubwira ati we genda uvuge unzanire akanjye.
urwo rugo ntabwo ruzaburamo ibyo kurya. Bible ivuga neza ngo uhereye uwo munsi kugeza igihe Uwiteka yavubiye Isiraheli imvura, isi imvura ikagwa, ntabwo uyu mupfakazi nawe mu rugo rwe bigeze buri icyo barya. Buri gitondo mu giseke cyabaga harimo ibyo kurya, buri gitondo mu merezo habaga harimo amavuta. Iyo uhuye n'umuntu w'umumaro ku buzima bwawe, ntabwo ushobora kwicwa n'inzara. Icyo ni icya mbere. Rero Imana ya Isiraheli, Imana dusenga, Imana tuvuga, haleluya, Imana y'imbaraga, iguhuze n'umuntu w'umumaro ku buzima bwawe, iguhuze n'umuntu w'agaciro, iguhuze n'umuntu ushobora kwagura ubuzima bwawe, ushobora kuzana impinduka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Icya kabiri, iyo uhuye n'umuntu ufite umumaro ku buzima bwawe, ashobora kugira ibintu agucunguramo, ashobora kugira ahantu agucungura cyangwa se ahantu akunyuza. Urugero narwo ruri mu Bami ba kabiri ibice 4 guhera ku murongo wa 2 kugeza ku wa 7. Iyo dusomye iyi nkuru nayo itubwira umugore w'umupfakazi yapfushije umugabo. Amaze gupfusha umugabo, ngo umugabo ari umuntu w'Imana, ariko umugabo abanaga na Elisa, ngo umugabo amaze gupfa, ngo yari afite ideni umugabo. Amaze gupfa, igihe cyo kwishyura kigeze, umupfakazi abura ikintu yishyura. Kandi mu mategeko ya Isiraheli ngo byemerwaga ko iyo umuntu afite ideni ashobora gutwarwa akajya gukora uburetwa, akajya gukora ubucakara kugira ngo yishyure iryo deni. So rero iri deni ry'umugabo rishobora kuba ryari rinini cyane ry'uyu mupfakazi yishyuzwaga n'uyu mucuruzi, ngo uko ryasabaga kwishyurwa n'abana 2 b'abahungu, niko amasezerano yavugaga. Uyu mugabo rero ageje igihe cyo kuza gutwara abana b'abahungu ngo ajye kubishyura, bajye gukora uburetwa. Ngo uyu mupfakazi yibuka ko hari umuntu w'Imana, haleluya, icyama Imana ikaguhuza n'umuntu w'Imana, icyama Imana ikaguhuza n'umuntu muzima ushobora kugira icyo amarira ubuzima bwawe. Ngo uyu mupfakazi yibuka ko hari umuntu w'Imana witwa Elisa wagendanaga n'umugabo we. Aragenda ngo arambwira ngo databuja, umugabo wanjye ariwe mugaragu wawe mwabanaga yarapfuye, ariko nta kintu yasize, kandi umwishyuza aje kuntwara abana 2, kandi nicyo kintu mfite mu buzima kugira ngo bajye kubimbata ze. Elisa amaza ngo ufite iki? Umugabo amubwira ngo nta kintu mfite mu rugo keretse udufu, keretse utuvuta duke, nitwo sigaranye mu nzu gusa, nta kindi kintu mfite. Elisa arambwira ati genda utire ibikoresho kandi nutire bike mu baturanyi bawe, ubizana ujye mu nzu n'abana bawe mwenyine mwikingirane, none ufate amavuta usuka mu bintu watiye. Umugore aragenda, umupfakazi aragenda, ageze mu rugo akora uko umuntu w'Imana yamubwiye. Biravuga ngo asuka mu bintu byose batiye biruzura, ngo bimaze kuzura amavuta arekeraho kuza, asubira hanze kubaza umuntu w'Imana, kuko bari bicyange mu nzu ari 3 bonyine, kuko bari ikibazo aribo bakeneye gusubizwa. Imana ibasubiza mu ibanga, abwira umuntu w'Imana ngo ngirene muntu w'Imana ko amavuta yamaze kuzura, haleluya. Doko nagushobora guheranwa n'ibibazo n'ibihe uri hamwe n'umuntu ufite umumaro w'ubuzima bwawe. Elisa arambwira ati genda ugurishe ayo mavuta, amafaranga ari buvemo ufateho wishyura ideni, abana be bacungurwe babohorwe. Ngo umugore agenda agurisha amavuta, abana be baracungurwa. So rero icyo ni icya kabiri kigufasha iyo uri hamwe n'umuntu muzima ku buzima bwawe, cyangwa n'umuntu ufitiye ubuzima bwawe umumaro. Icya gatatu nuko uyu mugore yabonye icyo akora. Iyo usomye Bible uyu murongo, iki gice neza kivuga neza ngo yambwiye ngo genda ucuruza amavuta. Kandi iyo usomye urumva ko yari yatiye ibikoresho byandi bacuruzi, bivuze ngo ashobora ko hari crise y'amavuta, hari ikibazo cy'amavuta. So rero abantu bisanga mu rugo rw'uyu mupfakazi hamaze kuba stoke y'amavuta, kuko yahuye n'umuntu w'Imana, cyangwa se yahuye n'umuntu ufitiye umumaro ubuzima bwe. Icyo ni icya gatatu. Yuhuye n'umuntu ufite umumaro ubuzima bwawe, yuhuye n'umuntu w'umugisha ku buzima bwawe, nago busigara uko bwari buri, bubona icyerekezo. Imana iha icyerekezo ubuzima bwawe, Imana iguhuze n'umuntu ufitiye umumaro ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Icyo ni icya gatatu. Ikindi gikurikiraho, umuntu atangira ubuzima bushya. So uyu mugore ari mu buzima bwo kuya abana babatwara, bari mu buzima
bw'inzara, bari mu buzima bw'ubukene, atangiye ubuzima bwa business. Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro ushobora gutuma mu buzima bwawe, haba ari mu isi y'umwuka, haba ari mu isi yo kuramya no gusenga, yaba ari mu isi yo kwizera, yaba ari mu isi y'umubiri, Imana iguhuze n'umuntu ushobora gukura ubuzima bwa hantu akabuha icyerekezo. Ubuzima bw'umupfakazi ntabwo twongera kubusoma kandi bwongeye gusaba ibyo kurya, ntabwo twongera kubusoma kandi bwongeye gusaba ideni, ahubwo tubusanga bwarabaye ubuzima bucuruza. So rero Imana ya Isiraheli iguhuze n'umuntu ushaka gufata ubuzima bwawe akabukurayo akabushyira ahandi hantu. Icyo ni icya gatanu. Icya kane yagufasha, yagufasha kuva mu bubata. So sinzi ububata urimo, sinzi ikintu kikubase, sinzi ikintu kikuboshye, sinzi ikintu kikuremereye, ariko ndashaka gusengera ngo Imana iguhuze n'umuntu ufite umumaro ubuzima bwawe mu mwaka 2025 mu izina rya Yesu. Ahari hose Imana yubaka iyo connection. Imana izi kubaka connection. Imana yahuje Lusi na Bowazi bataziranye. Imana yahuje Eliya na Elisa. Imana yahuje Mose na Yoshua. Imana yahuje Petero na Kristo. Imana ya Isiraheli iguhuze n'umuntu ufitiye umumaro ubuzima bwawe, iguhuze n'umuntu ushobora guhura nongere kwicwa n'inzara, iguhuze n'umuntu ushobora guhura nongere kuba imbata y'abantu, iguhuze n'umuntu ushobora guhura nongere kuba umushomeri, iguhuze n'umuntu ushobora guhura nongere kuba umusiribateri, iguhuze n'umuntu ushobora guhura nongere kuba umukene. Imana iguhuze n'umuntu ufitiye akamaro ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Mana ikomeye kandi ikiranuka, ndagusaba mu mbaraga zidasanzwe zo gusenga, ndambuye ibiganza nsengera umudamu uri bunyumve, umugabo uri bwumvira ijambo, umusore uri bwumvira ijambo, umukobwa uri bwumvira ijambo, ngo umusukeho amavuta. Haleluya! Umusukeho amavuta, umusukeho amavuta, umusukeho connection kumuhuza n'umuntu ufitiye umumaro ubuzima bwe mu isi y'umwuka no mu isi y'umubiri. Umuntu ushobora guhura nawe ubuzima bugahinduka, nk'uko Bowazi yahuye na Lusi ubuzima bugahinduka, nk'uko Elisa yahuye na Eliya ubuzima bugahinduka, nk'uko Yoshua yahuye na Mose ubuzima bugahinduka, nk'uko Petero yahuye na Kristo ubuzima bugahinduka. Yesu akambwira ngo nagukiri Simoni uroba amafi, ubaye Petero uroba abantu. Ndasabye Mwami Imana ngo ugire umuntu usuka aya mavuta, ugire umuntu ubakira iki kirere, ugire umuntu ubakira connection, ugire umuntu ukorera igitangaza, ugire umuntu bohora iminyururu, ugire umuntu ufungurira izira, ugire umuntu ufungura amaso, umuhuze n'umuntu w'umugisha, ukora ibitangaza mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikora ibitangaza. Haleluya! Yesoria saniyakia, imbaraga zawe zikora ibitangaza Mwami, imbaraga zawe zikora ibitangaza, yaba ari mu mahanga ari kure, yaba atari hafi ye, yaba ari bugufi bwe badahura. Ndasabye Mwami Imana ngo aya mavuta yo muri iki kirere amuconnecte ku muntu w'umumaro ku buzima bwe mu izina rya Yesu. 2025 umwaka wo gukura abantu badafite umumaro mu buzima bwacu, umwaka wo gukura abantu badafite batujyana mu buzima bwacu mu izina rya Yesu rikomeye kandi risumba amazina yose. Amen. Shalom shalom. Yesu abaho umugisha. Mukomeze gukurikirana channel yacu ya Gute, murayiboneraho umugisha, kandi turakomeza kugenda tubana no mu etape ikurikiraho y'ubuhanuzi, kandi turi bwongeye kuvugaho bujyanye n'iki gice cy'Imana avuganye natwe uyu mwaka mu izina rya Yesu. Uzakomeza kucyana ubuhanuzi uko bukurikirana, uzaguka, uzabona umugisha, uzatera imbere, uzabohorwa, uzanesha ibyakuneshaga, uzanesha abantu badafite umumaro mu buzima bwawe, uzitandukanya nabo, uziconnectinga n'abantu bagufitiye umumaro. Amavuta yo kuguhuza n'abantu bafite umumaro Imana yaza kuyagusukaho, amavuta yo kuguhuza n'abantu bashobora guhembura ubuzima bwawe, bashobora kwagura mu mwuka no mu mubiri. Ayo mavuta ndayakumanuraho mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaho umugisha. Amen.